Ibihe byiza ko rero dukurikiye, reka turebere hamwe ikosa rimwe abagabo bakora risumba andi makosa yose igihe bari gukora imibonano. Iri kosa rikaba ari ryo rituma akenshi abagore batagera ku byishimo, umugore atarangiza, ariko ugasanga n'umugabo ubwe kubera ayo makosa yakoze bigatuma nawe atarangiza, akaba ari ba bandi bagenda bambaza ngo amara iminota 40, amara isaha, ntarangize bikanga neza neza. Iri kosa rero nimba uri umugore ukaba uzi ko umugabo wawe arikora, numara kureba iyi video ugende umufashe mubiganireho, abikosore. Kandi nawe nimba uri umugabo ugasanga iri kosa ukunda kurikora, tangira urihindure, kuko nibyo bizagufasha kugira ujye urangiza nyine nk'abandi bagabo, ariko binafasha umugore wawe kurangiza igihe cyo gukora imibonano ariko anaryoherwe, kuko hari n'ibindi abantu bakunda kwitiranya kurangiza igihe cyo gukora imibonano no kuryoherwa mu mibonano. Ni ibintu bibiri bitandukanye, tuzabisobanura mu yindi video. Njye nitwa Dr. Safari Bizimana, mbashimiye kuba mudukurikiye. Nimba ari ubwa mbere ubonye video zacu, ibuka gukanda kuri subscribe kandi kuri like, okay? Kandi nimba hari ikibazo cyandike muri comment. Mwibuke ko dufite channel ya YouTube yitwa Baza Muganga. Kanda ahangaha kuri aka gasaraba, okay? Numara kuhakanda urinjira, urabona munsi y'ahantu hari umubare w'aba followers, urabona ahantu handitse YouTube, uhakande urahita ugera kuri channel ya YouTube, maze ukande kuri subscribe, urebe n'andi video tuba twashizeho, biraza kudufasha. So icambere rero, ikosa rya mbere abagabo benshi bakora, abagabo benshi bazi ko kumara igihe kinini bakora imibonano ari byo biryohereza umugore. Certes, kumara igihe runaka ukora imibonano byatuma ibyishimo n'ibyiyumviro by'umugore bizamuka akaryoherwa, ariko ibyo ntabwo ari byo biba bishishikaje umugore cyane. Igishishikaje umugore cyane ni uko haba hariho connection y'amarangamutima ye akaba ahuye n'ayawe, kandi kugira habeho connection hagati y'amarangamutima, cyangwa tuvuge connection y'umutima w'umugore n'umutima wawe mugiye gukorana, biba bisaba ko habanza kuba communication iri sincere, communication yimbitse. Iyi communication rero niho habera ikibazo. Muri communication abantu benshi bazi ko communication ari ukuvuga gusa, ukamubwira ndagukunda, uri mwiza, uteye neza, n'ibindi n'ibindi. Iyo ni communication verbale, nabyo ni byiza, ariko ntabwo ari byo by'ingenzi gusa. Hari communication verbale, nyine kumubwira mwiza, yateye neza, yagutekeye neza, byatetse biraryoshye, yambaye neza, n'ibindi n'ibindi ugomba kumubwira. Ariko nanone indi communication mugomba kwibandaho kugira cya gikorwa kigende neza, kubanza ukamubaza, ese wowe ukunda ibimeze gute, ukunda izihe position, umubiri wawe uteye ute, ni hehe haba ibyiyumviro byinshi kurusha ahandi. Yaba atabizi ukanamufasha, ukanamwigisha nimba wowe ubizi. Iyo mwese mutabizi, okay, aho ngaho nta kundi, mugenda mubyiga buhoro buhoro. Iyo mubana mukagenda mubyiga buhoro buhoro, mukazageraho mukabimenya, nta mpamvu yo kwihuta. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, abagabo bakoraho ikosa ni ugushaka gukora imibonano batitaye ku ahantu bagiye gukora imibonano. Ubundi umugore kugira arangize nuko mind ye, mu bwonko bwe aba abanje kuba stable. Kuba stable ni uko ahantu mugiye gukora imibonano haba hari umutekano biba bisobanuye ahantu hatari urusaku, ahantu hatari abantu wenda hanze ibintu bashobora gusakuza cyangwa ashobora gukeka ko bari kubumva, ahantu hatari abantu cyangwa hatari ibintu, noneho ahantu hari isuku. Ibi ngibi rero usanga abagabo benshi bo ntabwo baba babyitayeho, ugasanga we icyo yitayeho ni ukugenda nyine bakajya gukora ibyo bakora bikarangira. Ibi ngibi rero mugomba kumenya ko aba ari ikosa
cyane igihe ugiye gukorera imibonano ahantu hatari isuku, cyane cyane ku basore iyo bagusanze muri ghetto, amashuka amwe wajugunye iriya, amasafuriya ari munsi y'uburiri, ibindi wabishyize ugasanga ibintu birajagaraye, umukobwa yagera aho ngaho tubwiye yaba ari ubwa mbere, kibaza uyu muntu aba ahantu hameze wagira ngo ni salo cyangwa ni icyumba kibamo ingurube, kubera umwanda, kubera akajagari karimo. Ibi ngibi rero ushobora kubibona wowe ukaba wavuze ngo n'ubundi arabyumva, abasore, abagabo ni gwade, burya hariya aba yamaze kugusoma, reka tubivuge mu rurimi rwumvikana, aba yamaze kuguca amazi. Iyo yaguciye amazi rero ibyo wakora byose nubwo wamara iminota 40 akakwemerera mukabikora, ntabwo aba afite umutekano, ibyo ngibyo uba wamaze kucyica. Niyo mpamvu igihe uri umusore tangira wige kugira isuku, kugira n'uzaba umugabo iyo suku izakomeze, kuko ubundi kuba umugabo ubyiga ukiri umusore. Imico uzagira uri umugabo ni imico uzaba warize uri umusore. Nimba uri umugabo ukaba ujagarara mu bakobwa hirya no hino, iyo mico ntabwo uzaba uyize kubera ko ubaye umugabo, ahubwo imico uba warize ukiri umusore, wajya kuba umugabo ufite urugo, ufite abana, ugakomeza kujagarara mu majipo hirya no hino. Ibi ngibi ahubwo bigahungabanya umubano wawe n'umugore wawe, nawe ubwawe bikwica mu mutwe, ukagira ngo uri umugore wawe kandi nawe mu mutwe biri kukwica, ukazaza kwicuza nyuma. So ibi ngibi rero nibyo ukwiye kumenya. Ariko ikindi ukwiye kumenya ni uko ugomba gukora icyo bita communication non verbale. Communication non verbale ni kwa kundi uba uri kureba uwo mukunzi wawe, umugore wawe mu maso, mukaganira mureba kana k'ijisho, wamara kumureba nyuma yaho niho haza cya gihe cyo gutegurana ku mugore bitangira muri cya kiganiro cyiza, museka, muri kweshanja nyine amagambo, ariko hakabaho na cya gihe cy'amakaresi, gusomana n'ibindi. Ibi ngibi nibyo bizamura amarangamutima y'umugore, bigatuma ubwonko bwe butangira gukora ya misemburo ya ocytocine. Imisemburo ya ocytocine ikazamuka, hahandi mugera mu gikorwa umugore yamaze kuzamuka kera, wowe ukajya gukora ibyo ukora, nubwo wamara amasegonda 2, iminota 2, umugore bikaba bimuhagije, wowe ugasigara wibaza ko namaze iminota 2, ese ntabwo yaciye amazi. Umugore we kubera ya communication byabaye neza, byagenze neza, mwiteguye neza, kuri we biba bihagije, mujya gukora icyo gikorwa, ubundi we ari hafi kurangiza, ukamara iyo minota 2 yawe umva we bimuhagije rwose, nta kibazo afite. So ibi ngibi rero ugomba kubyitaho. Hanyuma ikindi abagabo benshi batazi ni ukumva icyo bita écoute active. Écoute active ni ukumva amarangamutima y'umugore, ukumva ibyo ari kukubwira, ukumva ibyiyumvo bye, akakubwira njyewe nkunda ibi, njyewe nteye uku. None ibyo byiyumvo bye yakubwiye nawe ukabigenderaho igihe cyo gukora imibonano, igihe murahura, ibi ngibi bituma akugirira icyizere cyane. Noneho uku kukugirira icyizere cyane akaba ari nabyo bituma mu mubiri we havuka wa musemburo utuma agira ibyishimo birenze, kubera cya cyizere aba yakugiriye, byongera n'urukundo agufitiye, bigatuma noneho ibyo urakora byose wabikora neza, wamara umunota 1, wamara amasegonda, bigatuma ibyo byose atabiha agaciro, ahubwo bigatuma anarangiza muri ya masegonda 40, wa munota 1 kuba wakoze. Ibi ngibi rero ukaba wakongeraho ikindi cyo kugabanya stress. Gabanya stress, wirinde kurangarira mu matelefone, kurangarira mu mateleviziyo, kurangarira mu makompiyuta uri kuganira nawe. Ibi ngibi abagore benshi muri rusange ntabwo babikunda. Iyo muri kuganira aba ashaka ko umwumva nawe akumva, wumva ibyo ari kukubwira, nimba bisaba ko umuhe feedback kugira yumve nyine ko muri kumwe, hanyuma ibi ngibi bitume rwa rukundo agufitiye ruzamuka. Ibi ngibi rero akenshi mubigeraho iyo habayeho ikiganiro, mukaganira mu buryo bwimbitse, mukaganira ku bijyanye n'imibonano, mukaganira ku bijyanye n'ubuzima, mukaganira ku bijyanye n'umubiri wanyu mwembi n'ubuzima.
ibi ngibi bikaba byatuma